amakuru yambwira kasi abere ryashyano ryarinde twahuriye iwawe ishyano nako sinishyano ariko buriya uwuhese hari umukobwa wansanze babiri oya w'inzobe ukuntu wanyuma mwahise muzenguruka muratindana nta mukobwa yambwiraga ngo namuteye inda buriya cyagiye sinabikubwiye man inda wowe inda kabisa guma hamwe rero nkubwire mbwira ndakumva tugiye kuba ababyeyi wowe nande nge nawe hako wasaze muri make icyo nshaka kukubwira wanteye inda wamuteye inda kuri anniversaire warayimuteye se warayimuteye se simbyemera ariko ishobora nanone kuba ari yawe ahubwo uvuga ngo mu cyumweru gishize turahura mu buriri murongera mu konsekasiyo bashaka gukurikiza se buriri kabisa ibintu byo mu buriri ntabwo ari mu buriri ijyana ni mu buriri ko numva wahindutse urumva tugira gutya duhurira mu muhanda amakuru ni neza oya ameze neza nta kibazo ntabwo nzi ko byapfa gushoboka mfite akazi kenshi oya nawe ugeze ahangaha ukareba mashine zindi imbere ukareba raporo ndi gusabwa ni ukuri nawe wanyumva ahubwo reka nitabe bosi oya nta muyaga se nuko nafunguye idirishya rya ofisi urabona kubera zino jaride ziba zari n'umuyaga ugomba kuza ahubwo oya sheri ihangane gato dore bosi araje ahubwo reka sawa ayo nawe ariko si ubukoko ibibazo nifitiye arongeraho ibindi tubonane se hanyuma ubu si yinda nikoreye aremera kuntungana nayo oya mbabarira ubu si yemera kuntungana n'iyinda ariko usi ngufashe ngufashe ugenda se mu muhanda wawe ngo nguki ngufashe ugenda kubera yuko sukinyitaba sinyikubona sinzi aho wagiye ngo nguki wanyibeshyeho ariko nagize nte wanyibeshyeho ariko ubundi ahubwo reka nkubaze wahindutse ryari ntufate igihe oya ni wowe bamuko nakubwiye ngo ntunkoreho uko uvuga uko uhagaze umva na taye yawe ni wowe ntabwo ngukoraho ariko reka nkubwire ni wowe ibyo wakoze iki se nta nshingano zawe mfite umva izi nshingano ngomba kuzuza hari utuntu ndi kugenda nkenera utuntu tw'udupome ariko wasaze urumva ji yatwo utubiswi aho tubura naguhaza ngo iki naguhaza aho tuba none se ntabwo wanteye njyewe wowe nyine umva wanyibeshyeho kabisa none se gato niki ntabwo uri utuko njyewe ngo ndivuze utuko oya utuko ndamuzi ntabwo ari njyewe ninde ko mbona musa neza n'igihagarara ari wowe uri kwihinduranya rero washaka kugira inzanga umva nkubwire
Utuko ni mukuru wanjye wo kwa data wacu iyo. Nguki? Mukuru wanjye wo kwa data wacu kandi ari mu Bubirigi ubu ngubu. Mu Bubirigi abari uzamusanga. Abi wanyu se mwese murasa. Twese turasa kuva ku mutoya kugera ku mukuru. N'igihagararo. None se buretse nta n'akanimero se ke wanze. Mu Bubirigi? Mu Bubirigi. Aremera. Aremera. Ariko nibyo wakuyeho umusatsi warahindutse niyo mpamvu. Nubwo byashoboka. Ariko se ku buryo yabiberwa face yawe uko iteye cyangwa yaravugaga ngo igihagararo ngo ni wowe ura wasase. Urumva? Ukajyana narebaga gute? Narakaye. Narunguye. Kuko amenyereye nyine se kansahinda ibyo nari nabikuyeho. Yareba buryo warakaye ati uwonzi ntabwo araka. None se mana yo mwijuru mbabarira umbwira iyi ndanda yijyanaye mu Bubirigi se reka nkubwire ikindi kintu ndi gutekereza ariko se ubundi wamushatse ukagira ukava mu kavuyo k'abakobwa umva ndi gutekereza gukora ubukwe nawe urumva akora ubukwe pasiteri akadusezeranya Ngendoye bose ntabwo ujya mu bukwe bwa mugenzi wawe si byo by'ubukwe n'ibiki abantu bose baba bagiye mu bukwe ni ngombwa ariko nanjye njye zirahagije umuntu yaduhaye invitation urumva natwe tubona biragenda gute gute icyo bishatse kuvuga ahubwo we tuze kubona sibyo bose reba abantu bose muri iyi kampani siko na muntu n'umwe wagiyeyo arabifata gute wakwihangana gahunda ufite urabona umuntu yarakwizeye yaguhaye invitation kuko utajya mu bukwe nari mfite gahunda nyinshi ariko okay reka nkwereke ngwino ducane kuko mfite gahunda nyinshi wenda gusigaye sibyo hari icyo bitwaye okay ntacyo wenjira ugende unyura hano inyuma mu gikari kuri muri serivisi wewe genda indura imyenda uhita ugaruka nta kibazo tugaruka ugira vuba vuba buri gutinda magare mwe mugiye tuje mu bukwe ambwa amazina yawe urimo ariko kuntu wambaye ntabwo wemewe gutanga no we genda usubiremo wambara uhindura imyenda uhita uza vuba vuba wowe amazina okay wowe injira ntabwo ninjira wowe genda uhindura imyenda uhita ugaruka nta kibazo vuba vuba ibyo bidatinda usanga ubukwe burangiye uretse amazina yawe ninde okay amemo hagaze ugiye hano habaye ikisi mbere yo kuza gutu aho ugiye ntabwo uhazi ahubwo we niwe kibazo utazi icyabaye tuje mu bukwe bwa tugenda urarinda kwisobanura iki ugiye wowe ahubwo uri iki uretse tudakwiye no kunkora afatanije nawe Utuko kampani ni boss wanjye ngende secretary bose zamu uko yambaye gutya wowe wambaye gute ubukwe ntabwo bisaba kuba wambaye gutya bose cyambere na invitation ntabwo mwemeye kwinjira ntabwo mwemeye kwinjira ntabwo abakozi ba Utuko uri iki ntimwemewe kwinjira kubera iki ntimwemewe kwinjira ubundi Utuko abantu hagarika nta n'impamvu yo ntimwemewe kwinjira mugende tugende tugende mwihorero felicitation icyo gitekerezo ni nyamibwa kabisa ubwo nawe uzabaye gusa rwose nzaba ndaho ngaho ibintu natwitse nagize gute n'ibigega byose ukurikirana nushaka uzanyira MC protocole service
wazamura kwiyamashimwe namimana shizwe hejuru y'amajuru inganjini yawe ibihe byose n'icyubahiro nami mwiza kwiyamashimwe namimana ushizwe hejuru y'amajuru inganjini yawe ibihe byose n'icyubahiro nami mwiza amahanga yose mwami n'abami bose bose bo ku isi baza gupfukama imbere bazashima izina ryawe kera n'icyubahiro nami mwiza amahanga yose mwami n'abami bose bose bo ku isi baza gupfukama imbere bazashima izina ryawe kera nyir'icyubahiro mwami mwiza nyir'icyubahiro mwami mwiza nyir'icyubahiro mwami mwiza arakoze umuhanzi wacu uyu ni umugabo guturuka mu gihugu hari hakurya hano hirya muri Kongo murabyumva afite impano idasanzwe mu gihe rero tugikomeza ibirori byacu reka babe baduhaye icyo kunywa tube tunezerwa no mu rugo rwa Utuko nta kibuzemo Utuko Imana yamugiriye neza yamuhaye umugisha rwose karibu kandi mukomeze munezerwe turasaba protokole babandi bashinzwe ibigega kugira ngo bageze kuri buri wese icyo akwiye gufata murakoze cyane koza mugubwe neza aha nshuti bakunzi ba Utuko uyu ni wa mwanya mwiza ngira ngo nari maze kubabwira yuko tugiye kubagezaho ibyiza biracyakomeza ndabona abageni bacu bitegura ndabona abageni bacu baje batubwiye ko bageze ku marembo ngabariya koko wow mbega umugeni mwiza Utuko yambaye neza kweri Utuko tumukomere mu mashyi felicitation Utuko ngira ngo ndabona mwaberewe n'umugeni wawe Utuko rwose sinzi iduka ryaba ryarabambitse sinzi uwaba yarabambitse ariko wabikoze wese muraberewe ndabasanga ngo muhaguruke twakira abageni bacu bambaye neza tubifurize iyo binjiye tubasekera tubanezerewe ibyo nabyo bibongera imbaraga n'ukuri kose baraberewe wow barewe ye abageni bacu bameze neza bambaye neza murabona chance rwose na za style z'abanyamerika murabona Utuko wow Utuko felicitation mujya mu byicaro byanyu
mwerekeze mu byicaro babateguriye muca akabogi. Ni ukuri kose mumeze neza. Ndasaba kugira ngo twongere dukoma amashyi twakira abageni bacu, nibicare bagubwe neza. Rero nshuti z'umuryango wa Utuko, bavandimwe, muryango mugari wa Kanyehara ariwe mubyeyi wa Utuko, ngira ngo mureke duhe umwanya umushumba mukuru witeguye kuza kuduhesha umugisha aze afata umwanya we. Karibu pasiteri. Ayo mashyi muyakomere rwose muyongere. Uyu ni umushumba ukwiye icyubahiro. Murakoze cyane. Dushimye Imana kuri uyu munsi mwiza wa Utuko ndetse na chance. Reka rero dusenga Imana. Data, turagushimye ku munsi mwiza nk'uyu ubukwe bwa Utuko ndetse na chance. Turagusabye ngo ugaragare muri ubu bukwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turasoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice 2 umurongo waho wa 18. Haravuga ngo, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye, amen. Imana yagize neza kubwo yaremeye Utuko umugore mwiza witwa Chance. Dushima Imana tuyikomera amashyi. Yagize neza rwose. Kuri uyu munsi abagabo batari babanye neza mwongere kubonera urukundo rwiza Utuko afitiye Chance. Namwe mwongere kubana neza, ingo zongere kubakika, kandi rwose namwe turabasaba ko muzakundana kandi mukazagera mu bihe byiza, mukabyara abana umuhungu n'umukobwa ndetse mukororoka, nabo tukazabashyingiriye ikindi gihe. Rero turagira ngo tugane ku musozo kuko turimo turakoresha igihe neza, dusaba ko twasezeranya aba bantu. Ariko mbere y'aho ngaho ndashaka kubaza itorero ryose niba hari umuntu waba afite ikibazo ku bageni. Ndasaba rero Utuko aduhagurikirize Chance, mwigire hejuru, mwabakomera amashyi, mubakomera amashyi menshi, mubishimire rwose, barasa neza cyane, mwongera amashyi, barasa neza. Kuri uyu munsi rero ndagira ngo mbaze niba hari umuntu wumva uyu munsi tutasezeranya ubu bukwe bwa Utuko ndetse na Chance. Wowe ufite ikihe kibazo? Ni gute uyu muntu wasinze yinjira mu rusengero? Protokole murareba. Sasa mafa. Urinde. Je nitwa ndi umugabo wa Chance, twarashaka. Mutuze. Chance mwabane ni rihe torero ry'abasejeranije nawe? Yitwa Fire Church. Ngatuza tubwire ikibazo. Ntago wabaga mu Rwanda, wabaga hehe ku buryo ari ugaragaye muri iri teraniro? Uhe mugore wawe? Uyu ni umugore wanjye, c'est ma femme. Twakoze ubukwe turasezerana, ariko yarancitse. Mwabukoreye hehe? Twabukoreye hanze y'igihugu, twari muri Kongo. Kongo? Iyi ni impeta. Yaranyambitse impeta n'umugore wanjye. No, sana sofe. Byangombwa bihamye ibyo? Ndabifite. Iyi mpeta se ni wowe wayinyambitse pastor. Iyi mpeta si umugore wanjye wayinyambitse, n'uyu nguyu. Icya kabiri, mufitanye abana? Dufitanye abana, dufitanye n'umuhungu mukuru w'imyaka ingahe? 15. Umaze igihe kingana iki warabuze Chance? Maze imyaka 2 umugore wanjye naramubuze. Ntabwo nari nzi ko yimutse akajya gukora ubukwe ahandi hantu. Wabonye ndamuzi, wayoberwa umugore. Mwabanye imyaka ingana uko? Utuko igire hehe? Wowe umugore wanjye igireho gato. Ndashaka kubaza Chance, uyu uramuzi? Uyu ni umugore wanjye. Umwana wacu arahari, arahanga. No, mwarabyaranye? Wanyereka umwana wanyu? Ibi ni ibiki koko? Protokole mwamfashije ibi ni wanjye hangane, mugabo wanjye. Uyu ni umwana wacu. No, ntabwo byumvikana. Iri torero rihuye n'ibibazo bikomeye. Ibi ni ibiki mugiye kujya mudukorera rubyiruko? Mama Chance, mama, uyu mwana ni uwawe? Uyu ni mama. Chance, uyu mwana ni uwawe? Uyu ni umwana wacu. Mama, uyu ni umwana wacu pastor. Chance, mama. Torero murabibona ibi ni ibiki? Ibi ni ibi mama. Ubu bukwe ntago bwawe. Ntago bwawe. Yewe ntago ari njye ukwiye ubukwe, nuko utagira ukuri kwawe kukwiciye ubukwe. Mama. Chance. Kubera iki bingibi Mama ntago unyibuka.
mwihangane rero ubu bukwe tugiye kubusubika kuko bari barasezeranye n'umugabo. ihangane Torero ntabwo ubu bukwe bwawe ntabwo ari njye ubwishe, wowe wahisemo. uyu ni umugore wanjye. Utuko ni nk'urupfu kuri wowe, wihanganye uko muzabana akaramata, none uramusize. Ibi ni ibiki? Torero reka ibindi turabisubiramo. Ntabwo bwaba ntitwabikora, ahubwo reka dusenge Imana tujye kubiganiraho twese. Mana ndagushimiye kuri uyu munsi, ngushimiye yuko udatumye ikibi kinjira mu nzu yawe, ufate umutima wa chance uwuhindure by'ukuri. Turagusabye rero ngo ukomeze imitima y'aba bose bakomerekeye muri ubu bukwe, kandi uduhe ubwenge bwo kuzabutegura neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwakoze.